Twongeye kubashimira mwese mukurikira umuyoboro wa channel ya Paruwasi ya Gikondo, Paruwasi Saint Vincent Paruwasi Gikondo. Nk'uko mubona rero kuri iki cyumweru tariki ya 18 twagize amahirwe yo kwakira abashyitsi baje bagenderera Paruwasi yacu ya Gikondo. Abashyitsi nabahe? Abashyitsi baturutse muri Paruwasi ya Kibirizi ibarirwa muri Arkidiocese ya Butare. N'abashyitsi baje bayobowe na Padiri Germain na Padiri Dominique, akaba ari abapadiri baba mu muryango w'abaporote, akaba ari abapadiri by'umwihariko babaye muri Paruwasi yacu Gikondo. Akaba ari n'abajya kuduturira igitambo cy'Ukaristiya tugiye gukurikira kuri umuyoboro wacu wa channel ya YouTube ya Paruwasi ya Gikondo. Mwumvishe umusoza bivuga ngo shitani kanyagana icyaha kanyagana
muri iki gitabo twazirikanye muri iki kandi isibo turabona Imana ifata iya mbere ikagira isezerano n'abahungu bari bamaze kubohoka n'umusore. Iryo sezerano rizagera ku cyaro kwabo. Abari kumwe n'amazi y'umusore ni abari barigometse ku Mana bakayigisha amaraha, imyirondoro y'isi n'icyaha muri rusange. Imana rero igira isezerano rishya n'amabara, isezerano rijyanye n'uko abantu n'ibinyabuzima bibasohoka kurindwa n'amazi. Nk'uko ibarwa yakorera mu mutagatifu bivuga, ayo mazi yagenewe batisimu kiza muri Yesu Kristo wapfuye azuka. Amazi ntazongera kuba ikimenyetso cy'urupfu, ahubwo azaba ubuzima bw'isi. Iri sezerano Imana yakiranye n'abantu, nubwo Petero atwibutsa ko twabatijwe muri Kristo watsinze icyaha n'urupfu, ni inkuru nziza kuri twebwe abari mu mirimo ku isi. Inkuru nziza gutuma turwana urugamba rwo kwibuka muri iki gihe cy'isibo twatangiye. Isibo ni umwanya wo kwemera gukora urugendo na Yesu udufasha gusenga, gushaka akadufasha kwitaha no gukimuka, kandi Yesu akaduha kwiga ku muvandimwe tugomba kubahera kumanywa y'urukundo yaduhaye. Iyi nkuru nziza idufasha kumva ko gusiba atari ukwibuza iki cyangwa kiriya cy'ibitekerezo gusa, ahubwo kugira icyo gusiba nk'amafunguro, ibidushimisha cyangwa se biturangaza, ari ukugira ngo duharanire icy'ingenzi aricyo kuba abayezu tuzuye, bikagaragara mu buryo tubayeho kandi tubanye n'abandi mu kwibanda kw'urukundo n'amahoro aho turi hose. Inkuru nziza y'umuco igaragara cyane mu Ivanjili. Yesu Kristo amaze kubatizwa, amaze kwitwa na se umwana ukunda, amwumvira kandi natwe dukwiye gukurikiza ubwo yatanze mu butayu bw'agomba. Ahamara iminsi 40 yamaze umwiherero ukomeye. Twibuke n'Abisirayeli Imana imaze kubakura kugerekaho mu Misiri bakoze urugendo. Ntabwo ushobora kugira urugendo rw'imyaka 40 kandi bagafite isezerano ry'igihugu cy'umutekano cyuzuye nta misere. Umubare munini washushanyiriza igihe kingana n'ubuzima bw'umuntu ku isi. Muri urwo rugendo tubona byinshi, ariko tubona ko Imana izaba natwe muri byose. Mu butayu Abisirayeli hajyaga kwifungura ku Mana, Imana igatabara kandi ikavugurura isezerano n'umuryango wayo. Yesu umutari nawe yahuye n'ibigeragezo, ariko we kuko abana n'umutagatifu kubera ko yubahase kugira ngo imvugo yatsinze. Umutari Yesu yaraherezwaga n'abamarayika, n'umwami Yesu aratwihabuye akatwereka ifunguro ridutera imbaraga zo gutsinda abo izabuzwe. Nagira ngo ushobora Abana Yesu amutoza neza. Ntabwo umutoza dufite utari Yesu muri iki gihe. Twibukije kwikunda Yesu twumutagatifu ari hafi. Byaribukije inkuru y'ikipe yo mu cyaro yiteguraga gukina n'ikipe yo mu mujyi. Habyara umutima bafite iyo
uwari ari mu defanse abagabo b'umupira abagiye mu izamu yabo abafana batwara ikipe ntabwo igitabo cya kabiri gutanga izamu aho barongera basanga mu izamu abari bashishikara bose barisohokera bagahangira aka gakipe nta kigero n'iterambere yatangiye kumva kubwiriza bageze ku mabwiriza ariko bashobora bakora ntabwo umunsi wemewe gukurikiza amabwiriza yakoresha mugize ibi turabyitanga bagarutse ku kibuga kuko amabwiriza yakoresha bakurikiza ibintu bifite bakaba bakurikiza kuko bagashyira abandi bagiye kuba bagera kuko bivangiye igitego cya mbere baratsinda baratsinda amabwiriza yakoresha ikindi ntabwo neza gusubira nubwo waba waratsinzwe cyangwa waritsinze kenshi kubera ko rwego umugongo uyu mwanya mwiza wo gusubira mu myitozo igihe cy'isibo hari igihe benshi bakora bakagenda bumviriza ngo bizarangira igihe ntabwo bagiye bakurikiye umupira bagera kuri porogaramu benshi bakavuga ngo byose bizarangira nabwiye arapfuye nyamara nyuma yaho hari abo bajyanye kubera umutoza wumviye bakagaruka bavuga ati mpamvu nziza yakoresheje zishyira umukiro ushobokera uwinjiye mu byago uwinjiye mu mujyi ndavuga kiliziya akitandukanya n'ikibi akumva amabwiriza ese turacyari ntawe uri kugaragara ni Yesu Kristo iyi minsi y'ubumwe nawe yagiye kubera umwanya w'imyitozo mu gutega amatwi amabwiriza y'umutoza wacu Yesu Kristo igisigo ni igihe cy'imyitozo rero niho twitoreza kurwana n'ikibi ubwibone bwacu irari ryacu ubwirasi irari umuhango amacaka y'ibikiri cyose byaba birabuze kugatwara mu gihe kubitega ni icyo Yesu ariko mutubuzo n'iki kisi ese ni iki nawe kandi mbere rwanda ni iki wowe wumva neza y'umutima wawe turi kumwe ijambo ry'Yesu muri ibyo ngibyo byose byakuganiriye mu buto bwa Francisco ntabwo usanga ariko zikomeye akaba tunyuze cyane Yesu ati nyagasani Imana ishobora ubwigenge bwawe ese wiyemeje kuyobora nyagasani dufite iminsi 40 Yesu yarayikoze kandi tukagera ku bushobozi abantu hari igisibo twizere twifitiye icyizere igihe icyizere ubutare tugendamo Yesu yamugeze mu mbere yacu yahagenze imbere kandi araseruka intsinzi ese nibyo birashoboka tutangire igisibo tutangire icyizere igihe icyizere tutangire igisibo nta mwizero kuko byaba twasize iyo tugeze mu cyanya iki tugusibiku umwana bavuga ngo wavuye mu gitaka kandi uzayisura siko twese benshi twavuze twiza ariko amagambo tugira kuri bise aravuga ngo umuntu ibuka kumwita wavuye na gahinda zirikana ko kuri igitaka kandi uzayisura zirikana biswaye bavuga ngo uko kumbi akayaga kajyaho kwinshi ugacabona ukwicisha ariko tukakamanga nuko tutanizi n'amizi kuko byaba twasizwe ibibara twakwaye gukoresha benshi bakoresha cyane twashyinguye ntabwo ibibara twakorewe tutangiye isibo n'umunezero
dutanga ituro ryacu n'aka kanya kagezeho kugira ngo itunganye ku itafari. Umushyitsi tugiye kuza rero twibuke ko buri kwezi ku itariki ya 9 twishyura miliyoni 12 muri banki. Ubwo rero uyu mwanya tugerageza gutanga ituro, abandi bagiwe hari kode twishyura ku ituro 0.3. Dios te
kugira ngo igihe twibanza n'ibura rya pasika dufite umutima ukwiye dushobore gutanga pasika rizahoraho iteka mu ijuru. Icyo gituma twifatanyije n'abamarayika n'abatagatifu tugahanika imirimo y'ikigo cyawe tuvuga umugabema n'ubutwi. Uyu munsi w'intangiriro y'icyumweru kugira ngo wihimbaze aho umusingire Kristo yasutseho akaba bakuye maze bamuhuza mu ngeso y'uburyo bwawe. None rero muri wacu turagusaba ubwisuzi usakaze wowe kuri amaturo maze agaragaze kugira ngo ahinduke adube umubiri n'amaraso ya Yesu Kristo umwami wacu. Igihe yaragikabizwa kwambara ubushake bwe yafashe umugati arashimira arawumanyura nuko wezabishwa be avuga ati mwakire maze muryeho wese iki ngiki koko umubiri wanjye ugiye kubatangira. Mungu yamaze kugenza barangije kurya afata inkongoro nanone arashimira nuko yeza n'ibishwa be avuga ati mwakire maze muryeho mwese iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye isezerano rishya kandi rizahoraho iteka agiye kumererwa mwembi n'abandi bose kugira ngo mugire imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora mbere y'ukwezi kwa Rwanda. Oh
kuba tubemererwa no gushingira tugakweza abantu kandi turakwikiga twiyogeje ngo twebwe abasanzwe mu mirimo amaraso ya kristo tumutagatifu baduhuze hamwe na papa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu Baboni Kardinali Kambanda n'abatorewe umurimo wa leta bose. Nyagasani uburyo abayobozi bawe Mukarugema na Asira Mukakanzi uhamagaye ubamara kuri iyi si maze ubuze umwe umwana wawe ukomeze kurwe ubari kumushushanya mu isuka rye. Ibuke kandi n'abandi bacu bapfuye tuze kuzasuka we n'abandi bose basanzwe tw'igihugu maze bagiye mu rumuri rw'urwabo. Turakwinginze natwe twese turirimbe maze tuzashobore kugira umwanya kugira ngo iteka Bikira Mariya umubyeyi w'Imana Yosefu mutagatifu Mawugayibuka n'umwazana ntagatifu mutagatifu Yosefu warutsingizwa paruwasi yacu abana batagatifu bose bakunyuze kwegera igisimburana nuko nabo tuzagusingiza umurata bwa Yesu Kristo imbere y'Umwana wawe. Amen. Aishwa yose, ichwa yose nikuzo yose, ubeshejezwa Kristo, ukabyaba nawe, ukabiyerwa umuriwe, umwema roho mutagatifu, ukwiriye bihora, bisimburana iteka. Kubazabitirwa n'umukiza amagana bigutegeka kandi ukabikwigisha tutinyuze kuvuga tuti dawe kw'ijuru.
Amen.
mukuru wabo ari nawe wadukorera igitambo cy'ukarisiya nahaguruke abasuhuze. Imana nawe wungirije padiri mukuru wa paruwasi ya Kibirizi nawe nahaguruka abasuhuze. Abapadiri bombi mu minsi mikeya yashize bari bafite ubutumwa muri paruwasi yacu ya Gikondo, ari abavikeri kugira ngo mwese murabazi, bakaba rero barahawe ubutumwa muri paruwasi ya Kibirizi. Ndagira ngo abakristu bose baturutse muri paruwasi ya Kibirizi barimo na korali yaturirimbiye bahaguruke hanyuma tubakirane amashyi y'impundu. Padiri mukuru wa paruwasi ya Kibirizi, namwe bakristu mwese mwaje mumuherekeje muje kudusura, mu izina rya padiri mukuru wa paruwasi ya Gikondo bahaye ikaze muri paruwasi yacu, nimugubwe neza. Buri mwanya rero twakiriye padiri abakristu bo mu paruwasi ya Gikondo Muramuzi, nubwo bagiye kongera kubabwira abibutse n'aho twari tuguhaye ikaze. Murakoze cyane.
wakwibutsa abakristo ba paruwasi ya Gikondo baherukaga cyangwa se n'abashya amazina yanjye mvuga Padiri Dusenge Germain. Gikondo habaye imyaka 2 2020 na 2022. imyaka inama za Gikondo imyaka myiza pe. Nabanye n'abakristo neza, abakarismatike, abaririmbyi, kuko nambira ndi umuntu wabo. Buryo bamara kumenya Gikondo ameza promesse zo kuzura aho nagiye mu butumwa. Ubunga abandi muri paruwasi ya Kibirizi, bari muri Diyoseze Katolika ya Butare. Nanga dukora ubutumwa. Uyu munsi natwe nuko abakristo Gikondo baza kudusura korali ya Murambi, abakarismatike ya paruwasi basanze bari byiza natwe tukaza kubasura uyu munsi. Waje kureba abavandimwe kubasura kugira ngo kandi twongere kandi tubyutse bya byishimo wa mubano bw'abakristo bane buri hagati yacu tubasura kugira ngo tuganire. Dufite byishimo n'abakristo bose kubareba bafite byishimo kuri uyu munsi. Twabonye abakristo ba paruwasi Kibirizi n'abakristo benshi mwazanye, mwaje kuba impamvu yo gutsura umubano cyangwa no kugira ngo twe paruwasi ya Gikondo n'abayibayemo gusa? Twaje kugira ngo hari umubano watangiye kukibakitiye Gikondo, bakimara kuza kudusura yahise bitera inyota abakristo paruwasi ya Kibirizi, baravuga ngo bari abantu tugomba kubamenya tukamenya kugira ngo habe umubano hagati yabo natwe twaje uyu munsi kugira ngo dushere kandi imbaraga mu mubano batangiye kuva kera kugira ngo tuvane bwacu bukomeze kandi kubona abakristo cyane cyane nk'amaparuwasi ayoborwa n'abapadiri ba parotine. Byabashimishije kubona ko basura n'abakristo turi ku Kigali n'abo baturuka muri Butavuga ngo ujye kumenya aho abandi mwacu bakunze Gikondo, ni kugira ngo wa mubano gira imbaraga ukomeze kubaho byatumye tukaza uyu munsi kubasura. Murakoze muze kudusoreza abakristo ba paruwasi ya Kibirizi kandi ba paruwasi ya Gikondo. Murakoze cyane. Twongeye kwakira umuvandimwe umwe ubarizwa muri groupe charismatique agiye gutangira twibwira tubwire n'impamvu y'abashyitsi twabonye aha ngaha muri paruwasi ya Kibirizi. Nitwa Gloriosa Mumazimaka, nkaba ndi umuyobozi w'abakarismatike ku rwego rwa paruwasi ya Gikondo save ya Samariti. Igituma mwabonye abashyitsi benshi aha ngaha ni umubano, ni urukundo. Paruwasi ya Kibirizi uriya padiri mukuru wabo yari omone w'abakarismatike hano muri save ya Samariti. Hanyuma bamwimurira bamuha ubundi butumwa wa padiri mukuru muri paruwasi ya Kibirizi. Ubwo rero kuba yaratubereye umubyeyi, akaba umubyeyi mwiza, urukundo rwagumyeho, aduhuza n'abakarismatike bahariya n'abakristo bahariya, tugira umubano mwiza. Umubano numvise ko yabivuze no mu misa ko twagiye kubasura. Rero ni umubano hagati yacu na paruwasi ya Kibirizi mu rwego rw'abakarismatike, ariko n'abakristo baho nabo twese tukaba turi kumwe. Ni impamvu yatumye baje. Icyari umubano wa paruwasi na santrale byavuyemo muri uruhurirane ry'abakristo ba paruwasi ya Gikondo n'abakristo ba paruwasi ya Kibirizi none ubu babaye ubunzi ubumwe. Uyu munsi iryo shyaka turaza kuza kuritwara gute kugira ngo tumenye kose ni umuhuro w'abakristo cyangwa se ni ubumwe bw'abakarismatike muri paruwasi zombi? Ntabwo ari ubumwe bw'abakarismatike, ahubwo ni umuhuro w'abakarismatike ba paruwasi ya Kibirizi na paruwasi ya Gikondo, ariko hamwe n'abakristo. Urabona uriya yari padiri ni omoniye w'abakristo w'abakarismatike ku rwego rwa paruwasi ya Kibirizi, akaba yarigeze no kuba omoniye wa paruwasi ya Gikondo, ariko noneho akaba na padiri mukuru wa paruwasi ya Kibirizi. Urumva ko ari impurirane zose. Nicyo gituma twahuje abakristo mu rwego rwa paruwasi ya Kibirizi n'abakarismatike mu rwego rwa paruwasi ya Gikondo, n'abakristo kandi nabo barimo. Urumva ni impurirane zose, ni abakristo n'abakarismatike, ariko byose bihagarariwe n'abakarismatike. Ni ijambo dukura mu bitabo bitagatifu
ubuvandimwe butubyarire ubumwe cyangwa se ubumwe butubyarire ubukristo. ubumwe butubyarire ubukristo. Twumva intego nyamukuru igezweho. Murakoze natangira kutwibuka. Murakoze nitwa Murango Anselme, abahagarariye inama nkuru ya paruwasi Kibirizi. Anselme, uyu munsi turabona muri paruwasi ya Gikondo, naje gusura paruwasi ya Gikondo. Uyu munsi se ni urugendo rushingiye ku kinyamakuru rwose. Murakoze cyane. Urugendo rwacu ni urugendo rushingiye ku mubano dufitanye na paruwasi Gikondo. Nta gihe gishize natwe paruwasi ya Kibirizi yeguwe abasaserodoti b'abapalote. Ni muri urwo rwego rero twagize amahirwe padiri umusaserodoti uyoboye paruwasi yacu yaje komoka hano muri paruwasi ya Gikondo. Ibyo rero byatumye tugirana umubano. Mu minsi ishize abakristu baje kudusura, harimo korali, harimo abakasomatike, kandi mu kinyarwanda baravuga ngo ifundi bagarura ubucuti ni akarenge. Natwe rero twafashe uruzinduko rwo kuza kongera natwe ngo ubucuti dukomeza. Ikindi kinakomeye, hari umusaserodoti twareze mu minsi ishize niho yahawe ubusaserodoti, none ubu ngubu arakorera ubutumwa ahangaha. Urumva ko rero paruwasi Gikondo twarabashingiye. Urumva ko rero ni umubano nta makemwa. Nibyo rero byatuzanye ahangaha kugira ngo dushimangire uwo mubano dufitanye. Uyu mubano turaza kuza kuvuga ko ni ku ruhande rw'abakristomatike ba paruwasi ya Gikondo n'abaparuwasi ya Kibirizi, cyangwa se ni umubano muri rusange wa paruwasi zombi? Ni umubano muri paruwasi kubera yuko twaje turi ingeri nyinshi. Hari abakasomatike, hari korali, hari abakristo muri rusange. Twaje nka paruwasi yose mu ngeri zitandukanye kugira ngo dushimangire uwo mubano dufitanye. Numva hagati ya paruwasi ya Kibirizi na paruwasi ya Gikondo mufitanyemo amateka. Nibyo koko dufite amateka meza. Twebwe turacyari batoya. Nakubwiye ko tumaze umwaka paruwasi yacu yeguwe abapalote. Iyi paruwasi turabizi yuko bafite inararibonye muri urwo rugendo rujyanana n'ubutumwa bw'abapalote. Hari byinshi rero duteganya kuba twabigiraho muri urwo rugendo rwa gikristo. Umukristo wa paruwasi ya Gikondo udukurikiye utazi se paruwasi ya Kibirizi bagana hehe, cyangwa se ubuyobozi bagana hehe paruwasi ya Kibirizi? Urakoze cyane. Paruwasi Kibirizi iherereye muri diyoseze ya Butare mu majyepfo mu karere ka Gisagara. Ntabwo ko ni mu nkengero z'umujyi wa Huye, ntabwo ari kure cyane. Mu mwanya twakiriye Padiri Bukeri. Muri paruwasi yacu twahabonye abashyitsi. Natubwira se abashyitsi cyabagenzaga n'abashyitsi bavuye muri paruwasi. Murakoze. Kristo Yesu akuzwe. Abashyitsi mwabonye ni abashyitsi baturutse muri paruwasi ya Kibirizi muri diyoseze ya Butare. Ni imwe mu maparuwasi akorerwamo ubutumwa n'abapadiri ba Palotini. Mwamubonye Padiri Germain Rusenge niwe padiri mukuru w'iyo paruwasi, ndetse yabaye vikeri hano ku paruwasi yacu ya Gikondo. Hanyuma aza guhabwa ubutumwa muri paruwasi ya Kibirizi nka padiri mukuru. Yaje rero aherekeje abakristo be, abenshi muri bo na bakarismatike ba paruwasi ya Kibirizi, ariko kuko ari no mu rwego rwo kunga ubumwe ndetse no kubyutsa umubano wari usanzwe uhari hagati y'izo paruwasi zombi. Yaje aherekejwe n'abandi bakristo, bamwe mu bagize inama nkuru ya paruwasi ndetse n'abandi bifuje kuza gusura iyi paruwasi ya Gikondo. Nabo rero bashyitsi mwabonye baje kandi baherekejwe na padiri wungirije, padiri vikeri wa paruwasi ya Kibirizi. Nibo rero barahanganira mwabonye. Umubano wa paruwasi ya Gikondo na paruwasi ya Kibirizi
ni umubano watangiye kuva ryari ese abakristo ba paruwasi ya Gikondo baza kuza gufata nk'umubano umubano wa paruwasi ya Gikondo na Kibirizi umaze igihe gitoya utangiye nyuma y'uko Padiri Germain Rusenge muri viteri hano iwacu Gikondo yagiye kuba padiri mukuru w'Ikibirizi. Niho navuga ko umubano watangiye kuko agiye hari abakristo benshi bagiye bavanga Gikondo bagiye kumusura, hagiye abakarismatike ba paruwasi ya Gikondo, haza kugenda na korali imwe muri korali zigize imurambi zigiye kumusura. Hanyuma abakristo nabo barabyishimira, bifuza ko umubano hagati y'izo paruwasi zombi watangira. None nabo rero bateye intambwe baza gusura paruwasi ya Gikondo ari nk'abakarismatike ariko kandi ari nk'abakristo bose ba paruwasi bahagarariwe kugira ngo umubano noneho ukomeze. abakristo ba paruwasi ya Gikondo se nabo baba bafite gutekereza kuza gusura? Urumva hamaze kugenda amatsinda abiri, abakarismatike ba paruwasi ya Gikondo ndetse na korali imwe mu zigize korali z'Imurambi. Birumvikana ko umubano uzakomeza n'andi matsinda atandukanye ya paruwasi ya Gikondo azajya agenda rwose akomeza umubano hagati ya Gikondo ndetse na Kibirizi. Igitambo cy'Ukarisitiya gihumuje, hakurikiyeho ubusabane bugiye guhuza abakristo ba paruwasi ya Gikondo n'abakristo ba paruwasi ya Kibirizi. Mu bashyitsi bakuru bahari hari abashyitsi bo muri paruwasi ya Gikondo n'abakristo ba paruwasi ya Kibirizi, padiri mukuru ndetse n'abafatanya mu butumwa hano muri paruwasi yacu ya Gikondo, ndetse na sekreteri wa provincial Padiri Patrick. Muri paruwasi ya Kibirizi harimo abagize komite y'ikenurabusyo ya paruwasi ya Kibirizi bayobowe na padiri mukuru ndetse na padiri Dominique, abakristo ndetse na komite nyobozi y'abakarismatike bo muri paruwasi ya Kibirizi, tutibagiwe n'abo muri paruwasi yacu ya Gikondo. N'ubusabane buranzwe no kwiyakira ndetse n'imihigo myinshi, kuko padiri mukuru wacu wa Gikondo yavuze ko uyu mubano, iyi ntambwe bateye, bigomba kubyara ubumwe mu bakristo ba paruwasi ya Kibirizi n'abakristo ba paruwasi yacu ya Gikondo. Ubusabane rero bwaranzwe no kwishima bikomeye. Mukomeze rero kuryoherwa n'iyi video. Dukomeje kubashimira mwese mukurikira umunsi ku munsi umuyoboro wa channel ya paruwasi ya Gikondo, tubashishikariza gukora subscribe no kurayikinga kugira ngo channel yacu ikomeze kuba umuyoboro w'iyogezabutumwa muri paruwasi yacu ndetse n'andi maparuwasi yose ndetse no ku isi yose. Murakoze.